Ngere mbasuhuze bakunzi ba Samu Empire nguko bisanzwe 100 ose warangije gukora subscribe ndabashimiye cyane mwe mwarangije gukora subscribe ndi kubona maze gutera gatambwe ndi kubona mu byukuri muri kunyiyungaho cyane nanjye ndi kubiyungaho cyane kugira ngo dukomeze kuzamukana ndetse nzajye mbagezaho n'amakuru meza udufilime agafilime kagezaho ni mugoroba niba mwakabonye rero mwakoze cyane ubu ngubu rero hari umugabo sobanukiwe ibye cyane wo bita Baritazari ubundi ni muntu ki abantu niwe cyamamara ubu ngubu uriho niwe muntu bari gukinaho cyane abakomediye niwe muntu mbese abantu benshi byacanze bari kuvuga ati se uyu muntu ubundi ni muntu ki uyu muntu ubundi birashoboka ute yuko umuntu yasambanya abagore bagera kuri barenga 400 ubundi bino bintu birashoboka uyu muntu se ashinzwe iki nicyo kinzanye muri aka kanya rero icyo nshaka nuko ukora subscribe ndetse ukibuka no gukanda like ntiwibagirwe no gukanda notification kugira ngo nze kubikugezaho neza si byose reka dutangire right wow. Ku mbuga nkoranyambaga byo murabizi mu mazimisi mubona amashusho acicikana y'umugabo usambanya abagore benshi batandukanye. Uyu mugabo rero ni umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe iperereza ku mikoreshereze y'imari. Uyu mugabo noneho tekereza yuko ari we cyamamara ubu ngubu. Uyu mugabo yarenze ba papa cyangwa n'abandi basitari bose muzi, yarenze ba Roki, umva yarenze abantu benshi cyane bitewe nyine yamamaye ku mbuga nkoranyambaga niwo niwe abantu benshi bari kuriraho bakeneye views ariko nyine bari kuvuga ukuri. Uyu mugabo rero naba ari umunyarwanda si umukongomani bubwo uyu mugabo biragaragara neza yuko akomoka mu gihugu cya Guinea. Ahangaha rero mu gihugu cya Equatorial Guinea uyu mugabo uri kubice bigacika umusambanyi ruhagwa indaya kabuhariwe bamwita Baritazari Ebanga Ngoga. Uyu mugabo ugaragara yuko amaze gusambanya abagore bagerenga 400 amaze gusambanya abagore barenga 400 ubwo uribaza ngo mwabo bagore barenga 400 uribaza ate suri muri icyo gihugu watekereza yuko wowe yaba atarimo. Reka twikomereze uyu mugabo subundi afite imyaka ingahe? Uyu mugabo rero asazanya akabaraga ni ukuvuga ngo uyu mugabo imyaka afite imyaka 54 uyu nguyu Baritazari rero ni umuhungu wa mubyara wa perezida wa Equatorial Guinea. Nyine mu buryo bukoroheye ni umuhungu wa mubyara wa perezida w'icyo gihugu. Uyu mugabo rero nyine birumvikana yuko yafatanwe cyangwa se yasanganwe amavideo y'urukozasoni asambana n'abagore barenga 400 ndetse harimo n'abagore b'abayobozi bagenzi be. Ahangaha rero mu mafoto yaje gufatwa harimo n'amafoto ya mushiki wa perezida uwo bita Obiang Nguema ubwo nawe nyine yasambanye nawe tu. Uyu mugabo yakoze ibitangaza giva ku mugabo udatinya na mushiki wa perezida. Uyu mugabo nyine tu niyo mpamvu ujya kubona ukabona nyine tu abantu benshi bari kumuvugaho abandi bikabacanga bite yuko nakurimo wamubona kugaragara. Uyu mugabo nyine bimuranga ni ibyo ngibyo. Ahangaha ushobora kwibaza ate se uyu mugabo niba ari ibingibi bimuranga akaba yarasambanyije abagore barenga 400 kandi harimo n'abagore b'abayobozi harimo na mushiki wa perezida w'icyo gihugu cya Guinea, ubundi uyu mugabo byaje gutaruguti? Ahangaha rero Obiang Nguema Mbasogo ariwe mushiki wa perezida nicyo kintu cyababaje aba bantu bahoze bari gukora iperereza. Icyo kintu cyarababaje cyane biba ngombwa nyine yuko byose babishira ku karubanda. Ndagira ahangaha utega amatwi neza uyu mugabo cyangwa se uyu mugabo yano mafoto yose yaje kujya ku karubanda, amafoto ya Baritazari asambana n'abo bagore bose cyangwa se aya mavideo yaje kujya ku karubanda yuko uyu mugabo yari yarangije gutabwa muri yombi akurikiranwaho kunyereza imitungo ya leta. Ni ukuvuga ngo rero nibwo ikibi cyari kigeze ku iherezo. Ari uburyo ukora amakosa menshi rekodi zawe ukazihisha ariko akantu gatoya wakoze
kakaza kugukururira ibyago, bya bindi wahishe byose bikajya ku karubanda. Balthazar ahura n'ibyago cyo, ubwo bagiye muri mashini ye bari gushaka kumenya imitungo yanyereje iki n'iki, nibwo basanzemo amavideo y'abantu bose yagiye asambanya. Ese uri muri icyo gihugu watekereza yuko umugore wawe we yaba atarimo mwabo 400? Uyu mugabo rero akimara gufungwa nyine baragiye baramucakaza, bageze muri mudasobwa ye baramucakaza basangamo amashusho y'urukozasoni cyangwa se amavideo y'urukozasoni arenga 400, bivuga ngo abantu atigeze ashiramo nyine nabo barahari. Ubwo nyine abo ngabo nabo yagaragaje amashusho arenga 400 y'abagore yagiye asambanya, harimo na mushiki wa perezida ndetse harimo n'abagore b'abayobozi bagenzi be. Ubu busambanyi rero biravugwa ko yuko bwagiye bubera ahantu hatandukanye, ngo harimo mu biro by'uyu mugabo Balthazar ndetse no mu mahoteli agiye atandukanye. Noneho ikintu kibabaje kandi kibabaje cyane, uyu mugabo ntabwo yatinyaga kubikorera no mu bwiherero, ari nabo yagiye asambanyiriza mu bwiherero. Ibyo bintu byarabaye. Akandi kantu gatangaje rero, niba uyu mugabo yarashakaga kuzavugwa cyangwa se yari afite ahantu amurika ayo mashusho akanezerwa cyangwa akayareba akanezerwa, ngo igihe cyose bino bintu byakogwaga habaga hari kamera. Nta muntu wabaga wamuteze kamera nyine tu, ni wowe wabaga wabipanze akavuga ati reka mbashire kamera ndebe uburyo hari ahantu nahatwitse. Abanyamakuru rero bagiye batandukanye bavuze yuko uyu mugabo Balthazar yagiye aryamana cyangwa se yasambanye n'abagore barenga 200 mu bagore mbese abagore bafite abagabo bashinzwe amakomini mu icyo gihugu. Mbese mu bagore barenga 400, abagore 200 yagiye basambanya, kandi ari abagore b'abayobozi mu icyo gihugu nyine bakuriye amakomini, imirenge, uturere, ibintu ngibyo. Mwabo bagore rero barenga 400, ni ukuvuga ngo ikintu gitangaje kandi giteye n'ubwoba, ndiyaretse gusambanya umugore w'umuvandimwe we, nawe yaramusambanyije. Umugore w'umuvandimwe we bavukana nawe yaramusambanyije, ndetse igitangaje mu ibyo ngibyo ntabwo yigeze ahita kuri mubyara we nawe yajyamanye nawe. Uyu mugabo yari icyago, uyu mugabo yararenze, uyu mugabo yari indaya ruhagwa, uyu mugabo wagira ngo yari afite amadayimoni yamukoreshaga, nawe urabyumva. Ese wowe maginga ya ntabwo uribaza impamvu Balthazar yajyaga kujyamana n'aba bagore yarangiza agafata amashusho yabo? Ni ukuvuga ngo nta muntu wigeze amutega kamera, bino bintu niwe wabikoraga ku giti cye. Ese ntabwo wowe wibaza iyo mpamvu? Ni ukuvuga ngo ikintu kitari cyagaragara, ntabwo haragaragara impamvu Balthazar yafataga amashusho ya buri mugore wese bagiye kujyamana. Ese yari agamije iki? Ese yashakaga ngo bizagende ute? Ni ukuvuga ngo ibyo ngibyo ntabwo biragaragara. Ndagira ngo nawe wibaze muri aka kanya ati ese ni kuki noneho yayafataga kuri kamera yarangiza akajya kuyabika muri mudasobwa? Ibyo ngibyo nabyo disi ntabwo biragaragara. Ese uri muri icyo gihugu ntabwo watekereza yuko mwabo bagore barenga 400 hashobora kuba harimo n'umugore wawe, niba ufite umugore mwiza? Ibyo ngibyo ni ikibazo nyine cyugarije kiriya gihugu cya Guinea. Ngayo nguko rero amakuru twateganya kubagezaho nayo ngayo. Bimwe mu biranga uyu mugabo, nubona bari kumukinaho komedi ndibikuvanye ngo bigucange, ni uwo mugabo bari gukinaho, ndibize kukuvanga. Icyo nagusaba rero ni gukora subscribe kuri YouTube channel yacu kugira ngo uzajye ureba video nyinshi zigiye zikurikira. Gahunda yacu ni ukubahereza ukuri, birashoboka yuko tutabasekeje, basi nibura mumenye byinshi kuri uyu mugabo. Murakoze cyane, mukore subscribe. Empire iri kugusaba umusada wawe, kanda subscribe notification ubundi wikomereze video, si byose.